Mu buzima bwa muntu hari byinshi atumva neza, impamvu abantu bamuvuga nabi, impamvu atemerwa cyangwa ngo akundwe nk'uko abyifuza, cyangwa impamvu ibintu atanga cyangwa se akora byose bidahabwa agaciro. Ni muri urwo rujijo umwanditsi w'ibitabo Mel Robbins yazanye igitekerezo cyoroshye cyane ariko cyahinduye ubuzima bwa benshi, ndetse nawe gishobora guhindura ubwawe nukomeza kubana natwe kugeza ku musozo. Ni igitekerezo cyangwa teori yise Let Them, reka bibe uko biri. Iri ni ijambo rifite imbaraga zikomeye cyane muri iki gitabo. Ni nk'urufunguzo rufungura urugi rwo kuva mu bwoba, mu kwigereranya n'abandi, mu guhangayika no mu gushaka kugenzura ibintu byose. Iki gitabo ibikubiyemo ntabwo ari amagambo gusa, ni uburyo bwo kubaho, gutera imbere ndetse no kubona amahoro yo mu mutima, peace of mind. Igice cya mbere cy'iki gitabo, Mel Robbins akwigisha kumva neza ko utagenzura abandi. Mel Robbins atangira asobanura ikibazo gikomeye abantu benshi bafite, gushaka kugenzura ibyo tudashobora kugenzura. Abantu bashaka gukundwa n'abantu bose, bashaka kuvugwa neza, bashaka ko abandi babona nk'intungane, ariko ukuri nuko ntushobora kugenzura ibyo abandi batekereza. Iyo ugerageje kubikora urahangayika, ucika intege, ugata n'umwanya wawe. Mel Robbins atangira agira ati, iyo wemeye ko abantu bazakubona uko bashaka, bakakuvuga uko bashaka, ndetse bakagutekerezaho ibyo bishakiye, ubona amahoro yo mu mutima. Iyi niyo ntambwe ya mbere, kumenya aho ubushobozi bwawe bugarukira. Mu gice cya kabiri cy'iki gitabo, Mel Robbins akomeza agira ati Let Them, maze agasobanura uburyo bwo kurekura. Iki nicyo gice cy'ingenzi cyane cy'igitabo. Let Them si ukwiyandarika cyangwa kureka byose ngo bigende nabi, ahubwo ni uguhitamo kutarwana n'ibintu udashobora guhindura. Urugero, niba umuntu akuvuze nabi, mwihorere. Niba umuntu atakwitayeho, mureke. Niba umuntu akwanze, mureke ni akazi ke. Ibi ntibisobanuye ko ubabaye, bisobanuye ko wihaye amahoro no kudapfusha ubusa imbaraga zawe. Mel Robbins asobanura ko iyo uretse abantu bakaba uko bashaka, uba uhisemo amahoro aho guhitamo imihangayiko. Mu gice cya gatatu asobanura relationships, kureka abantu batagukwiriye bakava mu buzima bwawe. Iki gice ni ingenzi cyane. Abantu benshi baguma mu nshuti zibabangamira, relationships zibababaza, abantu bagusuzugura n'abandi nk'abo. Kubera iki? Kubera gutinya kubarekura. Kuri iyi ngingo Mel Robbins yanditse agira ati, iyo umuntu ashaka kugenda, uramureka akagenda. Asobanura ko impamvu ari uko kugumana n'umuntu utagukunda byangiza agaciro kawe, ndetse avuga ko kwizirika ku mubano wawe n'undi muntu utagushaka atari byo bimukururira kugukunda, ahubwo bishobora gutuma arushaho kugusuzugura. Let them go. Kureka abantu nk'abo bakagenda si igihombo, ahubwo ni inzira yo kubona abagukwiriye. Mu gice cya kane asobanura kurinda agaciro kawe, self worth. Iyo uretse abantu bakakuvuga uko bishakira, ikibazo gikurikira kiba ari ukwibaza uti, ese nge ndinde? Ese nge bavuga ni nge wiyizi? Mel Robbins agaragaza ko agaciro kawe katava ku bandi, katava ku byo bavuga, ndetse agaciro kawe katava kuko abandi bagufata. Agaciro kawe kava mu kwiyubaha, kwimenya no kwigenzura. Iyo wemeye iri hame Let Them rya Mel Robbins, ureka gusaba uburenganzira ku bandi, ureka kubaho ushingiye ku bitekerezo by'abandi, utangira kubaho mu mahame yawe. Naha ubuzima bwawe butangirira guhinduka. Mu gice cya gatanu asobanura akazi, amafaranga n'iterambere. Iki gice ni ingenzi cyane ku muntu ushaka gutera imbere. Abantu benshi batangira business bagahita bahagarara kubera criticism cyangwa uko abandi babavuga n'icyo bavuga kuri iyo business. Batinya gutangira kubera icyo abandi bazavuga. Kuri iyi ngingo Mel Robbins aragira ati, bareke bavuge, wowe ukore. Bashobora kukubwira ko bidashoboka, let them. Bashobora kuguseka, let them. Bashobora kugushidikanyaho, let them. Ariko wowe uba ugomba kwibwira aya magambo atatu mbere yo kwita ku byo abandi bazakuvugaho. Let me try, reka ngerageze. Let me run, reka nige. Let me win, reka ngere ku cyo nshaka. Mu gice cya gatandatu asobanura kureka kwigereranya n'abandi. Ikibazo gikomeye muri iyi minsi ni comparison, kwigereranya. Ureba abandi kuri social media, ureba ibyo bagezeho, ugatangira kwibaza impamvu utagera ku byiza nk'ibyo bagaragaza ku mbuga nkoranyambaga. Kuri iyi ngingo Mel Robbins yanditse agira ati, Let them have their life, bareke babe mu buzima bwabo, nawe ubeho ubuzima bwawe. Ese kubera iki? Kuko buri muntu afite urugendo rwe, kuko ibyo ubona buri gihe kuri internet atari ukuri, kuko kwigereranya bikwambura ibyishimo. Iyo uretse kwigereranya, uba ufite amahoro, wibanda ku ntego zawe, ugakura byihuse. Mu gice cya karindwi asobanura amahoro yo mu mutwe, peace of mind. Iki ni igice kirimo isomo rikomeye cyane. Amahoro si ibintu ubonera hanze, ni icyemezo ufata. Iyo ukoresheje iyi teori Let Them ya Mel Robbins, ntuba ukirwana n'abantu, ntuba ukirwana n'ibitekerezo byabo, ntuba ukirwana n'ibintu bidakomeye cyangwa ngo uhangayikishwe n'ibintu byoroshye. Uba utangiye kubaho mu buzima bworoheje, utekereza neza, ufata ibyemezo neza, uba ufite clarity. Mel Robbins yerekanye ko amahoro ariyo soko y'iterambere ryose. Mu gice cya 8 yashyizemo indi ngingo yise Let Me, impinduka nyayo. Iki nicyo gice gihindura byose. Let Them si iherezo, hakurikiraho Let Me. Urugero, Let them doubt,
let me work hard. Bareke banshidikanyeho ariko reka nge nkore cyane. Let them ignore me, bareke banyirengagize ariko nge ngire focus. Let them laugh, bareke banseke ariko nge nkomeze ntere imbere. Iyi niyo filozofi ikomeye cyane. Ntugenzura abandi ahubwo ugenzura wowe ubwawe, kandi aha niho ubuzima bwawe butangirira guhinduka. Mu gusoza, Mel Robbins yanditse agira ati, ubuzima bwiza ntibushingiye ku kugenzura abandi, gutsinda buri gihe, kuba perfect, ahubwo bushingiye ku kwemera ibintu uko biri, kwibanda ku byo ushoboye no gukora buri munsi. Let them iguha amahoro, let me ikaguha imbaraga. Ibyo byombi iyo bihuye ugera ku buzima muri mu bwisanzure, bufite intego kandi bufite amahirwe yo kugera ku iterambere. Tangira uyu munsi. Niba hari umuntu ugucira urubanza, mwihorere. Niba hari ikintu kitagenda neza, cyihorere. Niba hari uguca intege, mwirengagize. Hanyuma wibwira uti, let me rise, let me focus, let me build my future. Iyo usomye neza iki gitabo, usanga ubutumwa bwacyo ari bumwe. Ni ubutumwa bukubwira ko ubuzima bwawe buzahinduka igihe uretse abandi bakabaho uko bashaka, nawe ukiyemeza kuba ugomba kubaho. Niba iyi video igufashije, ntugende udakoze subscribe cyangwa ngo uyisangize bagenzi bawe.